Hantavirus iri gutitiza isi yatangiye ari urugamba rw'abasirikare bananiye kururwana bigira inama yo guhitamo kurugabiza imbeba ngo zirubafashemo. Imbeba byarangiye zikoze ibyo batakekaga gikomeye cyane. Ibi ngibi wakwibaza ngo byaje kuba byagenda bite byose. Isi yose iri kwibaza ikibazo kimwe igira iti ndetse nawe dukurikiye nonaha, ese hantavirus yabigiye gukwirakwira nka COVID-19? Hantavirus yahoze ititwa hantavirus uyu munsi imaze kuba yagaruka ifite version nshya ndetse iteye ubwoba. Ariko abantu benshi cyane barimo baribaza bati se ese hantavirus yaba ari imwe y'igihumbi kimwe na cyenda 1978? Oya, hantavirus ni uguhera igihumbi kimwe na cyenda 1951 kugeza igihumbi kimwe na cyenda 1954 ubwo Korea zombi zari zimo zisa nkaho ziri kurwana intambara yazo zihariye. Ariko ahangaha hari ibihugu byari biziri inyuma. Hantavirus ni umugezi umwe wapfiriyeho abantu benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Ndagira ngo nkusabe udacikanwa n'iki kiganiro. Ikintu cya mbere nagusaba no gukomeza gukanda subscribe ku Ihozo TV. Tujye kubana muri iki kiganiro ndituru. Hagati y'igihumbi kimwe na cyenda 1951 ndetse n'igihumbi kimwe na cyenda 1954 ubwo Korea yari ikitwa Korea ndetse ifite umurwa mukuru umwe ariwo bita Seoul. Yari itaracika Pyongyang uyu munsi turi kubona muri Korea ya ruguru. Uyu munsi yari Korea gusa ifite umurwa mukuru Seoul. Ese byaje kuba byagenda bitenga ibihugu byose bikomakomeye ku isi yerekeza ijisho ndetse n'intambara zabyo muri Korea. Ahangaha nshobora kuba nakunyurira bimwe mu bihugu ngo wumve n'uruhande byari bihagazeho. Dore impande zari ziri ku ruhande rwa Korea ya ruguru: Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Ubushinwa, naho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zatangaga intwaro, indege, ubufasha bwa gisirikare. Ubushinwa bwatanze abasirikare benshi cyane, naho Korea y'Epfo yari ishyigikiwe n'uruhande rwa United Nations, ubwo ni UN, ingabo za Amerika nk'Ubwongereza, Turukiya, Canada, Australia, France ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibi byose byari biri ku ruhande rwa Korea y'Epfo. Ibi byaje kuba byatangaza cyane Korea ya ruguru yabonaga iri gutsindwa, ndetse n'Ubushinwa byarifashijwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete baje kuba bakwigira inama imwe yo gushaka imbeba nyinshi cyane. Imbeba nyinshi cyane nta kandi kamaro zari zifite usibye kuba zajya mu byo kurya izi ngabo zose zari ziri ku ruhande rwa Korea y'Epfo byari bizitunze. Korea y'Epfo yari ishyigikiwe n'ibihugu bikomakomeye ku isi ndetse byari bifite ingabo nyinshi cyane, ibikoresho bihagije ndetse n'ibyo kurya byinshi cyane. Baravuze bati nta kabuza nta bundi buryo twarwana nka Korea ya ruguru dufatanyije n'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ahangaha urumva ko byari ibihugu bike ndetse byishyize hamwe. Ibyo byose byo bihugu birasa nkaho byari biyobowe n'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bwasaga nkaho bwisunze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete nazo zari zimo zirangira. Ibi ngibi byasaga nkaho Korea ya ruguru yagombaga gutsindwa nta kabuza. Baje kuba bakwigira inama ikomeye cyane yo gushaka imbeba nyinshi cyane zo kohereza muri ibi byo kurya byaribwaga n'izi ngabo za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byari bifatanyije nazo. Ariko izi mbeba byarangiye, izi mbeba zari zimaze kurya iby'abasirikare bari bagenewe byose byo kuzarya kugeza urugamba rurangiye, zitangiye kubatera ubushita. Nyuma y'aho abasirikare bamaze kubona ubuvuzi buhambaye, hemorrhagic fever cyangwa Korean hemorrhagic fever. Korean hemorrhagic fever yari indwara nshyashya yarije ndetse idafitiye urukingo ndetse n'umuti. Abasirikare benshi cyane kuri hantavirus batangiye kuryama, bamwe batangira kugwa mw'uyu mugezi baje kunywa amazi ngo barebe ko bakoroherwa. Ni indwara yateraga inyota, itera ubushyuhe ndetse abenshi cyane batangiye kurwara umutwe mu buryo bukomeye cyane. Ariko iyi hantavirus yari umugezi ukomeye cyane ariko ntacyo wigeze ubamarira, dore ko bamwe mu basirikare b'Abashinwa, Abanyakoreya ya ruguru bari hakurya aho ngaho barebera. Ariko nabo nyuma y'aho izi mbeba zaje kuba zamara ibyo kurya by'aba ngaba nazo zitangira gusubira inyuma. Uko abasirikare bakomezaga kuba benshi cyane bagwa kuri uyu mugezi bitaga hantavirus, ari uyu munsi baje kuba bahinduramo hantavirus nyuma y'aho baboneye izina. Ariko reka dusubire mu mateka n'ubundi kugeza uyu munsi kugira ngo uze gusobanukirwa neza hantavirus inkomoko yayo. Hantavirus umuryango mpuzamahanga OMS 1982 yaje kuba yayemeza nka hemorrhagic fever with syndrome. Ariko nyuma yaho byaje kurangira 1978 havumbuwe hantavirus ari uyu munsi yaje kuba yagaruka. Abantu benshi cyane bamaze iminsi bumva muri Argentine ubwato bwari burimo mutembera, bwari burimo abakerarugendo bagiye batandukanye, ariko byaje kurangira hantavirus igaragaye. Abantu benshi cyane baribaza bati hantavirus yabikomotse hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo hantavirus mu buryo bukomeye cyane
isi yose bishobora kurangira igezemo hadakiza igikorwa. Nagira ngo nkubwire isi yose muri rusange bishobora kurangira hantavirus ifite umuvuduko nk'uw'icyogajuru yigezemo, kuko hantavirus uburyo bwiza bwo kuyirinda ni uburyo bworoshye cyane ariko nanone bugoye, kuko nshobora kukubwira ko mpunge 5 rumwe rufitemo hantavirus mu buryo butazwi, ndetse uyu munsi nimba ugusobanura uraza gusanga mu rugo iwawe hantavirus ishobora kubirimo. Wakibaza ngo ni ubuhe buryo? Hantavirus ni icyorezo giterwa n'imbeba ariko mu buryo bukomeye cyane. Naje kuba nakwegeranya amakuru agiye atandukanye kugira ngo nze kukwereka hantavirus uburyo buri rugo akenshi cyane ushobora kuyisangamo. Reka nkusobanurire uburyo hantavirus ushobora kuba uyifite iwawe, ndetse ikaba ifite umuvuduko urenze wa COVID-19, kuko ibyo ntago bisaba kugenda, ahubwo yo ubana nayo. Hantavirus ni icyorezo kiva mu mbeba, ariko naje kuba nakora ubushakashatsi nsanga si imbeba zose zirimo hantavirus, ahubwo ni izi mbeba ngiye kukubwira zikurikira. Mu gihugu cy'Iburayi Bankevola usangayo ari ubwoko bw'imbeba bubamo izi hantavirus. Aziya Brown Rat ni ubwoko bw'imbeba nabwo uza gusangamo iyi hantavirus. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ndavuga USA, ni Cotton Rat ni ubwoko bw'imbeba nabwo bubamo hantavirus. Ndetse muri Afurika uraza gusanga ari Black Rat, nabwo ni ubwoko bw'imbeba busangamo hantavirus. Wakibaza uti ese hantavirus mu rugo iwanjye yabihari? Black Rat nuza kuyisacinga ku rubuga urwo ari rwo rwose uraza gusanga ari imbeba zisanzwe, ari imbeba tubana nazo. Ni imbeba bigusaba gukora isuku niba ziri mu rugo iwawe, bikagusaba gukurikirana buri kimwe cyose, byaba ngombwa ugashaka abashinzwe kuzirukana bakaba bazirukana mu rugo iwawe. Nta kabuza icyo biri buze kugusaba icyo ari cyo cyose ni ukwirinda umwanda wa Black Rat. Ndavuga hano muri Afurika ni ubwoko bw'imbeba uri buze gusangamo hantavirus, ndetse ukagerageza gukura umwanda w'izi mbeba aho uri hose. Inama nzima, hantavirus irahari nkuko nabikubwiye. Si ngombwa ko iza guturuka iyo yose ngize kuba yagera mu gihugu cy'u Rwanda. Oya, ikintu cya mbere nagusaba no kwirinda umwanda, ndetse ukagerageza kwirukana izi mbeba niba ziri mu rugo iwawe. Ibi nkubwira ntago ari ukugutera ubwoba, ahubwo no kugukangurira kwirinda. Uyu munsi izo mbeba iwawe zishobora kuba zitarahagurutse icyo cyorezo. Ubu tuvugana Korea ya Ruguru ituwe na miliyoni 21, ndetse Korea y'Epfo ituwe na miliyoni 51, ndetse nuza kureba ikijyanye n'ubukungu, ubuhinzi ndetse n'ibindi, urasanga Korea y'Epfo ikiyoboye Korea ya Ruguru, nkuko n'ubundi yari umurwa mukuru Seoul, na n'uyu munsi iracyayoboye. Pyongyang yaje kuba yakwiyomoraho n'ubundi Korea ya Ruguru imaze kuba yavuka. Ese ubu ushobora guhita wibaza uti mbere yuko ibi byose biba Korea zombi zari zituwe zite? Nakubwira ko Korea ya mbere ya kera, Korea y'Epfo n'ubundi yari ituwe na miliyoni 21 z'abaturage, naho Korea y'Epfo yari ituwe na miliyoni 10 z'abaturage. Icyo ni kimuri cyagiye n'ubundi intambara zari zimeze nabi. Abaturage benshi cyane nta kabuza bitewe n'amacakubiri ndetse n'itegeko rikomeye cyane ryabarizwaga muri Korea ya Ruguru. Abaturage benshi cyane baje gufata umwanzuro wo kwerekeza muri Korea y'Epfo kubera ko ni nawo wari umurwa mukuru. Reka ibyo by'abaturage tubiveho twikomereze. Reka nkushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Reka nkusabe gukora subscribe ku Ihozo TV. Nge twari turi kumwe muri iki kiganiro ndituru. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye dukomeza tubana amasaha 28 kuri 28. Ikiganiro cyacu nakagaruka.